Nongeye kubashimira kandi mbaye ikaze kuri Mukire TV. Njye nitwa Mr Sam. Nkuko mwakomeje kubitubazaho muri benshi cyane ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko, uyu munsi tubafitiye umwihariko wa content zihariye zijyanye n'aborozi b'inkoko ndetse n'abifuza gukora uyu mushinga, kuko ni umwe mu mishinga iri gufasha abantu benshi mu gutera imbere. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro ko korora inkoko gakondo mu gihe ubifitiye ubushobozi. Nubwo ari byiza korora inkoko zigezweho izi za kijyambere nk'uko abantu benshi bagenda babibashishikariza, ariko mu by'ukuri inkoko gakondo nazo zifite akamaro gakomeye cyane mu gihe uzifitiye ubushobozi bwo kuba wazorora. Mu by'ukuri izi ni inkoko nziza kandi zishobora kuguteza imbere mu buryo utatekerezaga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zigera ku 10 zatuma worora inkoko gakondo kandi zikaguteza imbere. Izi mpamvu mu by'ukuri zikwiriye gutuma wakorora izi nkoko. Nubwo ari byiza korora inkoko za kijyambere, ariko izi nkoko burya nazo nta kuzirengagiza, kuko umuntu wazoroye neza akabikora kinyamwuga mu by'ukuri nawe zishobora kumuhindurira ubuzima. Uhaye ikaze. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe, turebere hamwe ibi bintu bigera ku 10. Hanyuma wifuza gukomeza kubona andi masomo yihariye ajyanye n'ubworozi bw'inkoko no kuba wahindura ubuzima bwawe, kanda subscribe kugira ngo n'izindi video ntizijye zigucika hano kuri Mukire TV. Ingingo ya mbere rero ikwiriye gutuma worora inkoko gakondo. Ingingo ya mbere, iyi niyo nkoko yonyine itabura isoko. Iyi ni inkoko mu by'ukuri udashobora kuburira isoko uko byagenda kose. Izi nkoko mu by'ukuri zihorana isoko niyo ibihe byahinduka ute, ndetse n'amagi yazo aba yihariye ku buryo nayo adashobora kubura isoko nk'izi zindi nkoko za kijyambere. Iyi ni inkoko nziza cyane mu by'ukuri itabura isoko. Iki nicyo kintu dusanga ku mwanya wa mbere, kuko no ku isoko akenshi ahubwo usanga izi nkoko zidahagije. Ku mwanya wa kabiri, iyi niyo nkoko ikunzwe kurusha izindi zose, uretse ko iyi nkoko nayo mu by'ukuri usanga zikunzwe ku rugero rwo hejuru, ariko kuba zaboneka bidahagije mu by'ukuri. Izi ni inkoko zidahagije ku isoko ku buryo ukwiriye kuba wazorora. Bivuze ko uramutse woroye izi nkoko hari ikibazo mu by'ukuri waba uje gukemura, waba uje guhaza isoko ry'inkoko za gakondo. Iyi niyo mpamvu dusanga ku mwanya wa kabiri ukwiriye korora izi nkoko za gakondo. Ku mwanya wa gatatu, iyi niyo nkoko igira icyanga cy'uburyohe kurusha izindi nkoko zose. Mu by'ukuri inkoko za gakondo ziraryoha kurusha izi nkoko za kijyambere. Mu by'ukuri umuntu waba warariye ku kanyama k'inkoko nawe yatwandikira muri comment akatubwira. Ku mwanya wa kane, iyi niyo nkoko ushobora korora maze isoko rikakwishakira. Inkoko za gakondo mu by'ukuri mu gihe uzifite isoko rishobora kukwishakira. Iyi ni inkoko ikenewe ku isoko mu by'ukuri, n'abantu bazi ko worora izi nkoko za gakondo baza kukwishakira mu buryo butagoye mu by'ukuri ko bazabonerwa isoko, ntabwo bigoranye nk'inkoko za kijyambere. Ku mwanya wa gatanu, iyi niyo nkoko ibasha kuba mu duce twose tw'igihugu. Uku niko kuri kabisa. Iyi nkoko ahantu hose yahaba, ipfa kuba ibona ibishingwe no kuba yatora utuntu hirya no hino. Iyi nkoko mu duce twose tw'igihugu ishobora kuhaba kandi ikaguha umusaruro ukwiriye. Ku mwanya wa gatandatu, iyi niyo nkoko yihanganira uburwayi mu rwego rwo hejuru. Uku niko kuri kabisa. Iyi nkoko yihanganira uburwayi ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa karindwi, iyi niyo nkoko ibasha kurya ibiryo bidahenze kandi ikanyurwa. Iyi nkoko mu by'ukuri itoratora ibintu hirya no hino by'abisigazwa byo ku meza, hehe mu by'imyanda, ugasanga mu by'ukuri iranyuzwe, ubuzima bwayo bugakomeza kugenda neza idasabye ibiryo bihenze byo ku masoko. Ku mwanya wa munani, iyi niyo nkoko ishobora guhinduka imashini, ikararira, ikemera, ikanamena. Iyi nkoko mu by'ukuri ishobora gukora nk'imashini kuko ifite ubushobozi bwo kuba yararira, igaturaga, igahinduka nk'imashini. Murabizi ko izi nkoko za kijyambere zidashobora kurarira, ariko mu by'ukuri iyi nkoko yo irararira mu by'ukuri, igaturaga, ikamena amagi rwose ukabona imishwi. Iyi ni inkoko nziza cyane. Ku mwanya wa 9, iyi niyo nkoko yirirwana n'abantu b'ingeri zose.
iyi nkoko mu by'ukuri abantu yororwa n'abantu b'ingeri zose, mubabarire gato. Iyi niyo nkoko yororwa n'abantu b'ingeri zose, baba aborozi bato, baba abaciriritse, baba abakomeye, bose bashobora kuba bakorora iyi nkoko mu by'ukuri, kandi mu gihe bayitayeho umusaruro wabo ugashobora kuba wagaragara, kuko idasaba ibintu byinshi byo kuyishoraho. Biranoroshye kuba yaguha umusaruro mu gihe uzitayeho, nko mu gihe waturagishije ukirinda ko udushwi twahura n'ibyonnyi, nk'urugero nk'uduca cyangwa se n'ibindi bizenga by'amazi bishobora kuba byatuma utu dushwi dupfa tukiri dutoya. By'ukuri iyi ni inkoko ushobora gukurikirana bitagusabye ibintu byinshi byo kuyishoraho, ariko ikaguha umusaruro. Ku mwanya wa 10, igi ry'iyi nkoko rishobora gukora nk'umuti, ndetse irigi riba rinaryoshye kurusha andi magi asanzwe. Yes, niko kuri. Amagi inkoko za gakondo araryoha, ndetse ashobora kuba yakora nk'umuti, kandi aya magi aranaryoha cyane kurusha aya magi y'ink'izi nkoko twakwita nk'aho ari za kijyambere. Ndabashimiye cyane rero. Niba ufite ikibazo kijyanye n'ubworozi bw'inkoko, andika muri comment. Niba wifuza gutangira uyu mushinga, utwandikire muri comment. Izi nimwe mu ngingo 10 zagufasha kuba wakorora izi nkoko za gakondo, dore ko zo zidasaba no kuba wakorora ibiraro biri specific, ahubwo ahantu hose wazishyira harazicungira umutekano, zishobora kuba zahaba udazishoye ibintu byinshi zikaguha umusaruro. Ndabashimiye rero. Njye nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo gukora subscribe kugira ngo duhure mu zindi video ziri specific zijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Ndabashimiye cyane.